mu gihe mu ijoro byakeye ni ukuvuga muri ruhago agahinda gakomeye cyane kuri Cristiano Ronaldo wari uri kumwe n'ikipe ye ya Portugal ubwo basezererwaga n'ikipe ya Espagne ku gitego kimwe ku busa. Abangaba byaje kurangira ari agahinda gakomeye cyane. Gusa ikintu gitangaje nuko Ishowspeed umwe mu bamenyekanye mu gufana Cristiano Ronaldo yaje kugira views nyinshi cyane ko ubu ngubu kugeza mu masaha 13 Ishowspeed iyi live ya streaminze ari kureba iyi match imaje kurebwa na miliyoni 18. Iyi video yaje gukura amarangamutima y'abafana cyane ko Ishowspeed yarababajwe nuko Cristiano Ronaldo icyari cyo gikombe cya nyuma cy'isi yakinaga hanyuma akaza kugisoza avuyemo atagitwaye cyane ko uyu nguyu amufana cyane. Uyu nguyu gusa nubwo bimeze gutya biteganyijwe ko uku kwezi ashobora kuzinjiza ari hagati ya miliyoni 14 na miliyoni 140 kuri iyi video yonyine utabariyemo indi mikino. Nubwo byari bimeze gutyo ikigaragara Ishowspeed nabona aya mafaranga azitsa cyane mu mutima we. Sibyo gusa kandi abantu bakomeje kwibaza ibintu byinshi aho bakomeje kwibaza bagira bati ese Cristiano yabareba hazaza cyane ko uyu nguyu muri mwaka w'2010 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 29 yaje kuba ubwe yipostingira ko Espagne yagombaga kuzatsinda Portugal igitego kimwe ku busa. Ibi ngibi byaje kurangira ariko bigenze birangira asezerewe, ndetse ikigaragara mu mateka Cristiano Ronaldo ntago azigera atwara igikombe cy'isi. Abantu benshi bakomeje kwibaza kuri iyi post yaje kujya viral cyane ko bibazaga niba Cristiano Ronaldo ashobora kuba areba hazaza. Sibyo gusa kandi Cristiano we yaje kugaruka kuri uyu mukino avuga ko yatwaye ibindi bikombe byinshi bitandukanye cyane ko afite ero iyo ngiyo abona ko igana agaciro n'igikombe cy'isi. Ese wowe kuva watangira gufana nayaye mafaranga menshi winjije kubera gufana? Iyi ni Kigali Tales nawe ubutaha.